Turabakiriye inshuti bene data abari hirya no hino mu mpande enye zitandukanye ku isi. Inshuti zacu zihora zidukurikirana zaduforoyinze kabisa, turabibona buhora mutwandikira, turabibona. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha. Rero nkuko bisanzwe ndi gukora nk'umunyamakuru, ndi dufatanye Eric mumenyere kuri BK Afro TV, ariko turi kumwe n'abakozi b'Imana. Hano hari kamera nyinshi zitandukanye, hari Sabune TV, hari BK Afro, hari Yada TV, hari Beruro TV. Ubwo rero twakira abakozi b'Imana. Munsi ndi mu mavuta ya Bishop mavuta ya Bishop y'Uwiteka arashaka nanjye ngira ngo ejo ni nanjye wanjyanye. Rero tutatwaye igihe tugira ngo mwumve ikaze ku ijambo ry'Imana. Uyu munsi tugiye kumva abakozi b'Imana batuzaniye. Tutarabakira turabasaba kugira ngo mukoreshe mukore subscribe na like, mwongere mutere comment y'ibyo mutumva n'ibyo mwumvise, mbese mugaragaze buri kimwe cyose kugira ngo nitugaruka tuzamenye icyo tuzaza dufite. Abakozi b'Imana Yesu nashimwe. Haleluya. Amen. Reka tubakire kuri zino channel kugira ngo mwibwire abantu bose babakurikiye, nubwo bamwe namwe babamenyereye ariko harimo n'abantu bashyashya, kugira ngo bamenye uko mwitwa naho muri Imana ibamugishe. Reka duhere kuri Bishop David. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Amazina yanjye ni Sabuni David. Ndi umushumba w'itorero bita Jehovah Shama Pentecost. Haleluya. Urumva ko ndi mwivuda gusa. Reka twumve hirya ye hari ndi pastor. Amazina yanjye ni Pastor Vianney Havugimana, nk'abandi umushumba ni pastor w'itorero M. Haleluya. Turabashimira kuri za kamera. Imana ibaha umugisha cyane. Uyu munsi tugira ngo mutuganise ku ijambo ry'Imana dusanga rigana cyangwa rivuga ku kintu bita igikombe cyangwa divayi. Ese divayi Yesu watanze ni iyihe, cyangwa divayi tuzanywa ni iyihe? Ese undi kuki bari abantu bitwa ngo ni abakwe bavuze ngo iyi iraryoshye kurenza iya mbere? Mu yandi magambo arashaka munganirize ku icyo kintu, mubwira n'abantu bose baduteze amatwi. Ariko mutaratuganiriza cyangwa mutarinjira mu ijambo ry'Imana, turasaba umukozi w'Imana utwegera aha ngaha atangira asenga. Murakoze cyane kandi twubaha Imana dusenge. Mana yo kwiringirwa, Imana yacu turagushimiye cyane kuko uri mwiza, aho kwiringira uzakorwa n'isoni, nta kwiringira uzamwara. Turagushimiye cyane ko uduhaye uyu mwanya wo Mana ishimwe, Mana izina ryawe rihabwe icyubahiro. Habe icyo turagushimiye Data. Reka rero utugirire neza kandi ko tugiye gutambutsa ubutumwa, buri muntu wese uza kubwumva buhindura imitima ye, imitima ya benshi mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Reka tuvugishwe nawe, imbaraga z'Imana ziganze, uko kwiza kw'Imana kugaragara ntihaba ari twebwe, ahubwo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Reka buri muntu wese wumva amagambo yawe ayakomeze kandi ayandike ku nkingi z'imitima ye. Urakoze kuko uri mwiza. Rero ngaho bana natwe utugire neza mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Turashaka nkuko udusengeye bwa mbere, turashaka ngo dutangire kuri uriya ufungura, tuganirize ku kintu bita divayi. Mbese bafite uburyo bitatangira tuganiriza kugira ngo twumve undi ya divayi meze. Urakoze cyane, urakoze. Rero iyi divayi iboneka mu gitabo cya Yohana ubutumwa bwiza ibice bibiri. Dushobora gusoma duhere ku murongo wa mbere kugira ngo tubyumve neza, tukamanuka tukagera ku murongo waho wa 11. Reka ngerageze isome kugira ngo ntaragira icyo mvuga tubiganeho tumaze no kubyumva neza. Iyi divayi ivuga iki? Se kubera icyo ubundi Yesu yahinduye iyi divayi kandi akayihindura mu mazi? Reka n'ubundi no kugira ngo iyi divayi ya mbere ishire, ntabwo n'ubundi yari iteganya gushira, ahubwo byari ngombwa ngo ishire kugira ngo wese amenyekanishe uwo ari we, amenyekanishe n'icyo yaje gukora. Aha niho hari mu izingiro ry'ubutumwa bwose bwazanye Yesu. Reka mbanza some, cyangwa Didier yahageze dusomere. Ko Didier nawe njya mwemera mu gusoma cyane. Yohana igice cya 2 hera ku murongo wa mbere. Umurongo wa mbere aravuga ngo 11. Ku munsi wa gatatu hacyujijwe ubukwe Ikana y'i Galilaya, kandi na nyina wa Yesu yari ahari. Yesu bamutorana n'abigishwa be ngo batahe ubwo bukwe. Nuko vino ishize, nyina wa Yesu aramubwira ati nta vino bafite. Yesu aramubwira ati mubyeyi, tubigendanyemo dute? Igihe cyanjye ntikiragera. Nyina abwira abahereza ati icyo ababwira cyose mugikore. Mu gatandatu hariho intango 6 zaremwe mu mabuye,
zashiriweho kwiyeza nk'uko umugenzo w'abayuda wari uri. Intango yose irimo inshuro ebyiri cyangwa eshatu z'amazi. Yesu arababwira ati mwuzuze intango amazi. Barazuzuza bageza ku ngara. Arababwira ati nimudahe noneho mushyire umusangwa mukuru. Barayamushyira. Uwo musangwa mukuru asogongeye amazi ahindutse vino ntiyamenya aho iturutse, keretse babahereza badashye amazi nibo bari babizi. Umusangwa mukuru ahamagara umukwe aramubwira ati abandi bose babanza vino nziza, abantu bamara guhaga bakabona kuzana izitaryoshye, ariko woweho washyinguye inziza aba arizo uherutsa. Mu wa 11 nicyo kimenyetso cya mbere Yesu yakoreye i Kana y'i Galilaya, yerekana icyubahiro cye, abigishwa be baramwizera. Hano muratubona ko turi abakozi b'Imana babiri. Iri ni ijambo ntabwo ari ukubwiriza, ahubwo ni ijambo dushaka kugira ngo tuganireho, dufatanye kugira ngo tubyumve neza. Yewe buriya ndagira ubuhamya bukomeye bw'ibyo nanyuzemo kandi birebire, bifite n'ibimenyetso. Nagiye mbona iyi divayi ya mbere cyari cyo. Iyi divayi yashize, ijambo ryo gutangaza ni irigiri ngo asomyeho yumva iraryoshye kurusha iya mbere. Bisobanuye ngo umuntu utaranyweye divayi ya mbere ntabwo yanyweye iya kabiri. Ntabwo bishoboka. Ntushobora kunywa divayi ya mbere iya kabiri utanyweye iya mbere, kuko ntiwamenye uburyo. Hari divayi y'imibabaro abakristo tunyuramo. Nkihamagarwa agiye ubundi Imana yampamagara mu cyumba cy'amasengesho, maze kwihana noneho ndakena mbura inkweto zo kwambara. Umunsi umwe ndi mu muhanda mbura inkweto bisanzwe ndabyambara. Noneho nkajya senga mvuga niko se kubera iki cyangwa nsenga buri munsi Imana ninyibuke n'imyenda n'inkweto, ariko ukazibura nakiranuka. Menya ko ari divayi ya mbere igomba gusharira. Iyi divayi abantu benshi bananirwa kuyinywa bakaniyahura kubera agahinda n'akababaro. Ariko iyo usobanukiwe ko iyi divayi ya mbere tuyinywa kugira ngo itegure divayi iryoshye ya kabiri, ngo abandi babaza divayi iryoshye agazaheruka ibishye. Bibiliya itubwira mu gitabo kimwe cya Lukasi, araza kunyibutsa neza cyangwa abakozi b'Imana tukumwana, kivuga ku nkuru ya Nyamutunzi na Lazaro. Ni Luka 16. Ngo aramubwira ngo hari ibyiza byawe ukiri mu isi, ngo reka nawe arye ibyiza bya gihehe. Yari afite divayi, yari afite igikombe anyweraho Lazaro. Iyi kiriya gikombe ngo imbwa zarigataga mu bisebe bye yifuza guhazwa n'utuvungukira. Muri iyo divayi, reka mbabwire, Yesu nashimwe. Yesu nashimwe. Amen. Umuntu wese w'umurokore agomba kwihangana divayi. Nzaba ubuhamya, mfite ubuhamya nzaba njya gutanga bw'ukuntu umusiramu Imana yamukoresheje akadusanga ahantu tumaze iminsi dusenga, twarabuze imitwaro 3 kujya kubwiriza, tutazi naho tujya, ariko Imana ikatugeza. Kandi aho hantu nagiye kubwiriza harahari, n'abantu barahari, ndetse n'umubishop warwakiriye arahari cyane muri Kampala. Icyo gihe aho twavaga hari kure naho harahari. Imana ikoresha umusiramu bita uwo mudamu abahantu hariya za Singiro. Uwo mudamu Imana yakoresheje icyo gihe n'ubu arahari, amateka arahari. Tugiye twahagera babiranye ngaha, ahantu twasengeraga ngaha, itorero kwariho bwiri n'abantu. Icyo gihe Imana yavuze ngo ndabahagurukije mbatume, ati kusiza ndabona ikikote cy'inkweto. Ese ahantu uzajya Kampala urahazi? Imana icyo gihe kujya Kampala sinari imaze kubunikeye Kampala. Haleluya. Divayi igenda yoroha bitewe no kuyihanganira ukayinywa. Iyo umaze kwinywa iminsi urayimenyera. Ariko Bibiliya iravuze ngo Yesu arahagera amenya ko ishize irahinduka. Ndashaka kugira ngo tuganire kuri iki kintu. Mbese iyi divayi muhinywa mute mwebwe? Abakozi b'Imana Yibanza cyane muraza kudusobanurira neza, kuko ndumva noneho ibyo muzanye bitandukanye n'iby'abantu bavuga. Hari abantu benshi cyane bavuga yuko iyi divayi ari agacupa k'akagwa cyangwa inzoga Yesu yihera abantu. Abasaza bari bagiye gukwahane cyangwa bagiye gusaba, bararyohewe batabaga bya bintu bitoye rwose. Wapi wiga akakantu kahari agacupa k'abasaza bavuga yuko kari inzoga. Ese koko hari inzoga? Muraza kudusobanura, kuko ngira ngo muri kumwe na pasiteri cyangwa bishop,
muraza kubivuga kugira ngo abantu bose badukurikiranye ni ukuri bavene mu buzima. Erega niyo mpamvu ibintu by'Imana biyobera abantu. Bibiliya ivuze yuko yari amazi ari mu ntango esheshatu zikozwe mu mabuye, kandi iyo ukomeje biravuga ngo zari zarashyiriweho umuhango w'abayuda wo kwiyeza. Bivuga ngo buri muntu wese iyo yazaga gukaraba yashobora gukaraba agakandagira muri ya mazi agasigamo ibyondo. Yashoboraga gukaraba yaba avuye mu ndimiro agakaraba agasigamo ibyondo agakomeza, bagakaraba ibirenge bagiye mu gusenga agakomeza. Huzuyemo ibyondo, huzuyemo ibintu bibi, ariko Yesu abariya babwira ngo nubwo zari zicagase, kuko zimwe zari zicagase, muzuzuza amazi mwongereho mudasutse yayandi yari arimo, mwongereho mwuzuze. Bisobanura iki rero? Aha hantu muri izi ntango harimo ibyondo, harimo ibintu bibi ushobora no kunywa bikakuviramo n'indwara, kuko unyweye amazi mabi ni indwara. Ariko Yesu aravuga ngo mbihaye umugisha, bihindukamo ibintu biryohereye. Mu yandi magambo nkiri kuri umukozi w'Imana, mu bintu byose bishariri niho hari ibiryohera. Mu kababaro kose wagira, ndetse umuntu umwe yaravuze ngo burya ikigeragezo kiza gihetse igisubizo. Rero muri ibyo bishaririye bibi, muri ibyo bintu by'ibyondo bibi, muri ibyo bintu twebwe tubigaragara nk'ibidafite agaciro, Yesu yabihinduramo ibintu bifite agaciro, bigahinduka ubuzima nubwo batabibonagamo ubuzima. Haleluya. Yesu yabihinduramo ubuzima. Abantu reka babwize ukuri, n'ubundi twebwe n'abandi bantu bose twari cyane cyane abanyafurika twari tugaragara nk'abatariho, ariko twari tugaragara nk'abantu badafite agaciro, ariko Yesu aje duhabwa agaciro. Rero Yesu ibintu byose agezemo bihinduka bisa. Mu bibazo byawe no mu ntambara zawe, Yesu yageze ku muntu wari urwaye sida akavuga ngo ndamukijije, ahinduka musha. Uwari udafite ubuzima akagira ubuzima buzima. Ufite kanseri Yesu yamugezeho arahinduka, agahinduka muzima. Yesu apfa kuba yategetse gusa, kanseri ntumenya aho yanyuze. Rero mu by'ukuri ubu bukwe bw'Ikana Yesu ahageze arebye imibabaro. Ariko uriya mugabo, dusubize amaso inyuma, uyu mugabo yari ashwawe bingana gute? Yaje gushwa mu bantu b'abakwe n'isi bose. Yari ashwawe bingana gute? Umunsi w'ubukwe wageze abantu bagisogongera gusa, vini birarangiye. Waratumiye abantu, warabahamagaye, warabahaye invitation, warabwiye ngo ufite ubukwe, ariko shimiye Yesu kuko ajya arinda abantu guseba. Shimiye Yesu kuko ajya arinda abantu kumwara. Shimiye Yesu kuko areba abantu bari basebye akabakuraho igisebo. N'umukozi w'Imana amukuyeho igisebo agenda yambaye inkweto. Amen. Haleluya. Ndagira ngo ntunganire umukozi w'Imana ku kantu kamwe. Ziriya ntambwe esheshatu zari zibajwe mu mabuye. Yesu niwe buye rikomeza ifuruka. Kandi Bibiliya yaravuze ngo uzaritsitaraho rizavunagurika, ariko we rizagura we rizamurangiza. Noneho zari esheshatu. Bisobanuye ngo iyo tugiye mu itangiriro turamenya ngo tugasanga amagambo avuga ngo Imana irema kuva ku munsi wa mbere ku munsi wa gatandatu ku munsi wa karindwi. Bisobanuye ngo Yesu yarakoraga kuva ku mbere, aracyakora kuva ku mbere kugeza ku wa gatandatu, aracyahindura ubuzima. Noneho reka mbere irindi jambo rikomeye hariya hantu rikomeye cyane, ngo umuntu yasogongeye iyo divine yamenya ivuga ngo keretse abahereza. Uwo muntu rero mwumva neza mu buzima, mu bundi buryo bw'umwuka, Yesu icyo yashakaga kwereka abigishwa be, kuko Bibiliya yavuze ngo nuko abigishwa ngo agaragaza icyubahiro cye, abigishwa baramwizera. Nukuri yaravuze, Yesu yarivugisha baravuga ngo nukuri. Igisambo cyaramubwiye ngo none n'umwambuzi ngo data uzanyibuke nugera mu bwami bwawe. Arabura buri munsi tuba turi kumwe muri paradiso. Noneho ndashaka kukwereka icyo yavuze, kandi yabivuze kenshi no mu gitabo kiba cya Yohana 10 yavuze ngo ngiye kubategurira ahantu ho muzaba. No muri Matayo 19:27 Petero amajije ngo twebwe bagukurikiza uzaduhemba icyago, nzabakucara ku ntebe zo guca imanza, muzaragubwara.
ni ukuvuga mu yandi magambo icyubahiro cye yagaragaje kizagaragara nyakugaragara nyuma y'iriya divayi tumaze kuruhuka imibabaro divayi isharira. mu buvugabutumwa twakoze kandi dukora twahuriye muri ingorane zikomeye za divayi isharira. ariko ndasaba ntimucike intege kuvuga ngo tugiye no kunywa divayi ya kabiri. hari divayi ya kabiri. Amina. hari divayi ya kabiri. abaye nka Pawulo ngo ntabwo iyi mibabaro y'ubuhayuhayi byamutera ikibazo kuko hari ahari kujya azahibagirwa. Yohani ubwo butumwa bwiza bwa Yohani yaravuze ngo bakundu turabana n'Imana. ariko noneho ko tuzaza ntabwo tuzaza kuko mutubona kuri iyi kamera ahubwo tuzahinduka kuko ni kuntu Yesu yarabyibuye agaragaza icyo cyubahiro cye. icyo gihe Yesu nari mpari ariko ni ukuri ari kuyitegura. we yaravuze ngo ni ukuri nigenzira n'ukuri n'ubugingo ntabwo ujya kwa data namujyanye. arongera aravuga ngo kandi kuko yakunze abari mu isi cyane cyatumye atanga umwana w'ikirenge kugira ngo umwizera atarimbuka. ngo niyo mpamvu umwizera wese afite ubugingo. ubwo bugingo rero dufite ni uguhinduka uko ndi kubona. ngo uko tuzaza ni kurerekana cyabikoze niyerekanwa tuzasa nawe. iyo niyo divayi Yesu yahinduye. mu yandi magambo ni ubuzima. igikombe tunyweraho uyu munsi buri muntu afite icyo anyweraho. hari abari kunywera ku gikombe cy'ifiriti bageze i Kanani yo mu isi, ariko hari abandi bategereje Kanani. harimo umuntu wavuga ngo none ko nirira ntafite imodoka ngendamo ntafite buri kimwe cyose amafaranga wambaza ashobora kutanya guhereza. urumva rero ashobora kugira ngo ni divayi ya kabiri. ese koko ni iya kabiri? oya Bibiliya iravuga ngo umuntu wese wabyowe n'umugore aramenya igihe gito cyuzuyemo imiruho uko yaba ameze. nabonye umuntu ashobora kuba afite ayo mafaranga ariko akaba arwaye kanseri idashobora gukira cyangwa arwaye isuka birirwa bitera ishinge jya wagasoda nk'akaranda kamo wenda ariko wari utakemerewe kandi afite ubushobozi bwo gukora. rega ubundi ibyo byo kuvuga ngo ubukire niyo paradizo cyangwa niyo Kanani, gukira ntabwo bikwiyeho ibigeragezo, ahubwo baba bahinduranya ibigeragezo. kuko uyu munsi hano umuntu ashobora kuba ari mu kigeragezo cy'ubukene ariko agasimburana akagera mu kigeragezo cy'ubukire. ibisa gusa ariko nacyo ni ikigeragezo kuko iyo kugira amafaranga kenshi reka niyo mpamvu usanga abakire bashaka imbwa bagashaka na kamera. Salomo yarabivuze ati ngewe narakize mbona n'ibintu byinshi ariko byose nasanze ari ubusa. ni ukwiruka inyuma y'umuyaga kuko ugwiza ubutunzi bwinshi niko ugwiza kuruha kwinshi niko ugwiza kunanuka kwinshi kubabara kwinshi. dufite abantu benshi barwaye sitiresi batarigeze bazirwara ari abakene. uragira sitiresi se? hari ikamyo yaguye muri Mozambique, hari ikamyo yahirimye Kenya, uragira sitiresi se? ariko abantu benshi barwaye sitiresi batarigeze bazigira ari abakene. mu by'ukuri ubukire si cyo cyaguha amahoro. amahoro atangwa na Yesu. umuntu ashobora kuba ari umukene akagira amahoro yuzuye akanezerwa. reka nicyo gituma umuntu w'Imana anezerwa akishima kandi ari uko ibibazo bitariho, ariko kuko afite Yesu atwikira ibibazo abantu bakanezerwa kandi abafite n'ubwo bukire bari kuri. ariko umukozi w'Imana byamufashe kuko umuntu ashobora kugaragaza ko umukene wose afite ibibazo nubwo wenda biba biri gusimburana nubwo bitandukanye. ariko urabona yuko harimo abakene benshi bavuga ngo kugira ngo nyene nakira kuko umukire ashobora ngo gukizwa bikoro ariko ngo umukene yagoye ko yirwa mu magari. ese koko nibyo cyangwa yenda hari ukuri uvuze ngo yakizwa bikoroha se? ubundi waze ngo hari ukorosho hari inyorosho y'agakiza kuko we yavuga ngo ngiye gusenga warakoze ko ngewe ariko uriyagenda ngo Mana urabona ngiye kuburara mbese ugasanga afite amaganya kandi Imana ikunda amaganya. bikaba byagaragara koko ko umuntu koko yaba ari umuntu ushobora gutinda gukizwa neza kubera ubukene. urakoze cyane. nta nyorosho y'agakiza ibaho kubera yuko uko umukire akijijwe ni nako umukene agomba gukizwa. uko agakiza kavuna umukozi niko kavuna na nyirabusha. agakiza uko kavuna umushumba niko kavuna na shebuja ufite inka 3,000. agakiza uko kavuna umwana wo mu rugo nako karaza kuvuna nyirabuja ukora muri perezidansi, kubera ko Kristo agakiza ke karangana kuri buri muntu wese. uko Imana ishaka gukizwa umukene akizwa ni nako ishaka ko umukire akizwa.
ni Imana uko ishaka ko umuntu ucururiza hariya uvuga ngo kugira ngo nunguke cyane reka nkate umunzani. Imana iragira ngo uwo muntu akizwe n'umunzani w'ukizwe. Imana irashaka yuko umuntu akizwa kugera ku rwego buri kintu cyose cyo mu buzima bwe gikizwa. Bivuga ngo rero ntabwo agakiza gafite koroshya ngo uyu ni umukire cyangwa umukene. Oya, Imana yireba ko wakijijwe gusa birahagije, kandi ku gitabo amazina yawe yanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Imana ntidupimira mu gakiza k'ubutunzi dufite, Imana ntidupimira ku rwego rw'amamodoka dutunze. Oya, ahubwo ipimisha agakiza yaduhaye uko gashobora kuba kangana kuri buri muntu wese. Imana ntirobanura rero, kuko buri muntu kubamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana. Ntabwo ari abaperezida, ntabwo ari abaminisita, ntabwo ari abafite amafaranga menshi cyangwa make, ahubwo ku bantu bose bamwemeye, baba barize, baba bavuka mu cyaro, baba bavuka mu mujyi, baba ari n'aba Dawidi biberaga mu ishyamba, ariko ku bamwemeye bose ubu ni abana b'Imana. Turabashimiye. Ntabwo turava kuri topic yitwa amaraso cyangwa divayi. Divayi iyo ngiyo Yesu yavuze, ariko turagira ngo ubundi tubaze nk'akantu gatoya. Aravuze ngo abamwemeye bose yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Ese koko ko Bibiliya igaragaje yuko ari we Imana cyangwa Kristo, kuba twaramwemeye cyangwa kubamwemeye yabahaye ubushobozi, nawe wemera yuko Yesu yaduhaye ubushobozi cyane? Bivuga ngo noneho ni njye cyangwa wowe ukwiye kwikora muri ubwo bushobozi? Urumva, ndagusubiza icyo kibazo, ariko hari akantu gato nashaka kuvuga kuri cyo. kirangiza. Mu gitabo cy'umubwiriza hari ibice bitandukanye. Ngo hariho ibintu nabonye munsi y'ijuru, hari ikintu nabonye munsi y'ijuru yego kijya kiremerera abantu. Umuntu Imana yahaye ubutunzi n'ubukire, imushyiriraho ntabure ibyo umutima we wifuza byose, ariko imyiminda yo kubiki, ahubwo umushyitsi akaba ari we byiriye. Uyu muntu afite umunezero? Aya ni ikibazo. Ibyo bintu birahari na n'ubu. Nimba koko ubukire bubaye ariyo Edeni, ariyo Kanani, uyu muntu afite Imana, ni Imana yabimuhaye, ntabwo ari icyaha cyangwa ntabwo ari Satani yabikoze. Satani ibamuhaye ibintu umutima we wese wifuza, ariko irangije imibiri yo kubiki. Ruvuga afite umuhanga agasukari yakanywaga, amasengesho, inyama akazigurira bimuhira, amasengesho asenga nayo kugira ngo yigige Imana nibura ryo wowe yuko isukari mbere kandi ayifite. Dogiteri yarayimuburije. Iki rero nicyo ayigurira abandi. Kivuga ngo umuntu wese wabyowe n'umugore aramenya igito cy'ijuru ni imiroho gusa. Ndagira ngo rero turangize iyi topic ivuga ngo imbere y'Imana, Uwimana yitaho ni umuntu wese wakira iryo jambo ryayo akarihindura umushyitsi, kuko niyo yonyine ifite uburinzi bwarinda na wa muntu n'akagasukara kakarya. Ndatekereza ko abantu bari kubyumva, abantu bajya bitwaza ngo ati buriya gukizwa rero umukene ntabwo byoroha. Menya ngo ubana umukire afite imitwaro imuremereye, kuko we ko Yesu yavuze ngo umutwaro wanjye muremereye. Reka nguhe n'ikindi kintu. Umwami Belutishazari, umuhungu wa Nebukadinezari, yabonye ubukire bumurenze buramuremerera, ariko kumanejinga ikibazo. Uyu munsi hari abantu bari gusaba ubukire babona bukabatura mu cyaha bakarimbuka. Ariko rero nanjye kamere ngaho mbafashe iyo gato. Yesu yigize kuvuga muri Matayo 19 ugaragaje nko muri 27 aho Petero yatajye baze none twego bamugani ko twakurikiye uzaduki. Ariko yaravuga n'ubwa musore wari umutunzi, yaritondeye amategeko twe biri tuvuga ngo Yesu aramubona aramwishima. Aravuga ngo twari ikintu numva wagomba kubanza ugashyira hariya n'uko ukabona kunkurikira. Aravuga ngo genda ufate ubutunzi bwawe ubuhereza abantu cyangwa ugurisha ubutanga. Uwo musore asubira inyuma babaye. Ariko Yesu yitegereje imitima y'abantu bari kumwe aho ngaho, avuga ijambo rikomeye ngira ngo ngungane cyangwa ribere nkaho rishyigikira ibyo biri kuvuga ku bantu bitwa abatunzi, kuko na Yesu yabibonye. Yaravuze ngo mutangaje iki? Ntabwo yuko umutunzi kugira ngo agere mu bwami bw'Imana bigoye cyane, ahubwo icyoroshye ngo nuko ingamiya yacu muri ka kenge k'urushinge. Urumva atarameze nk'aho akanye. Urumva birakaze rero bamugani n'abatunzi
nabo bafite ikintu gikomeye cyane. Erega nta n'ibintu byinshi tugiyemo nimba bivuze ngo yamuhaye iby'umutima wifuza ariko ubikwega ubyishyireho abakene ntiborohewe wowe ubuzima bwo kugira ibyo warushye ariko byose bishobokera Imana. gusa abantu batwumve neza bataza gukira ngo turi kubabuza gukira. umuntu wese yakira kandi buri muntu wese turifuza ko yagera kure, natwe dushaka kugera kure, ariko ikintu nababwira aka kanya dusoza nuko utagomba kugira ubukire bwagukura kuri Yesu. Ntakazagira ubukire bukuremerera bukubuza kubana n'Imana. Ntakagira ubukire ubona ko ari bwo buri imbere yawe kurenza Imana. Ibintu byose nibibe munsi bitegekwe nawe, kuko Imana yaduhaye gutegeka ibiri mu isi byose, ntabwo ari byo bikwiye kudutegeka. Muramfasha byane babazi kare wigize kuzihaga utubwira ikiganiro kijyanye kivuga ngo abantu benshi bari gusubizwa amasezerano Imana yabasezeranye bayabona batabidamaranye. Wirirwa gusengera umudara uriho inyanya 6 ariko none umaze kubona supermarket nubwo kibuka no kuvuga ngo ndakura mu Samariya kuko niyo kurangura kuko umutwe harimo zindi dove ntabwo arimo dove gukora Imana none ubwo rero biragoye cyane ko Imana ibaha imbaraga n'ubushobozi bwo kugira ngo babisige. Hakenewe imbaraga kuko Imana ntabwo iduhaye ubutunzi kugira ngo dutume dusuzugura Imana. Ntabwo Imana iduhaye ibintu ngo tuyisuzugure, ahubwo ibintu tubonye bigomba gutuma twubaha Imana. Ese ibintu byacu bigira umumaro mu gihe cyabaye iki? Ese ibintu byacu ubundi birindwa bikagira uburinzi bukomeye mu gihe habaye iki? Ese ni ryari ubutunzi bwacu burindwa bukagira uburinzi bukomeye haba habaye iki? Igihe cyose ubutunzi bwawe mu gihe burindwa ni igihe wabufashishijemo abakene, ni igihe Imana ibonye umusaruro mu byo utunze. Kandi ndashaka kubibutsa abantu batureba n'abantu batwumva, imiceri wariye nta kimaze, ariko ikiro wahaye umuntu ubabaye mu ijuru kiranditse. Wowe wambaye imyenda niyo yaba ari amabaro y'imyenda cyangwa indibota z'imyenda bitewe n'ururimi uko urwumva. Imyenda wambaye yose nubwo yaba amakositimu 1000 ntacyo amaze, ariko agatenge kamwe wafashije umukene yambaye ubusa mu ijuru karanditse. Rero ubutunzi bwacu Imana ibuduhaye kugira ngo tubukoresherezemo Imana. Ntabwo ibuduhaye kugira ngo tuve ku Mana, ahubwo ibuduhaye kugira ngo tuyegere cyane, tuyubahishe, dukore ibikwiriye ku buryo ijuru naryo niritureba nivuge ngo aba bantu uyu muntu nahaye ubutunzi ndamwongera n'ibindi. Oya mufashije tubita tujya kuri conclusion cyangwa kurangiza, mufashije nuko Doroka Imana itigeze ibara ibintu byari biri hariya muri store bya bisekanye kugira ngo imuzure. Ni ukubera imyenda abapfakaza abana baje barira ngo dore rwose uyu muntu yarufashaga, ni umuntu nyangamugayo, ni umuntu watugiraga neza. Ahari baravuga ngo tuzabigenza gute? Bitera Imana gutuma ikoresha Petero yongera kubaho kubera imyenda, kubera imiyamuga yakora. Bivuga ngo rero abantu tugerageze gukore muri ibi dufite tubikoreremo Imana. Uko niko kuri kubera ko Imana iyo ireba mu ijuru, iri mu ijuru ikareba mu isi, ikabona ko hari undi Dorcas washobora ibyo bintu. Dorcas ntabwo ari kumuzura, ariko abapfakazi bararira cyane, n'imfubyi bararira mu ijuru. Bakoze inama baribaza ngo ariko hari undi Dorcas uhari mu ijuru, babona ntawe uhari. Baravuga ati ubwo ntawe uhari rero nituzura Dorcas aragenda akora indi mirimo irenze iyo yakoze. Ndashaka kwibutsa ko ijuru iyo ritakubonamo umumaro ntacyo urimariye, no gupfa ushobora gupfa. None se ubundi urimariye iki? Kongera igihe cyo kubaho ntacyo ugiye kwimarira. Uko niko kuri. Imana ikurinda kubw'umumaro ikubonamo. Niba dushaka kurindwa n'Imana cyane, si ibyo gusengera turabikorera. Hari abantu benshi basenga ngo yewe ngo urupfu wibisenga bikorere. Umumaro uzakora imirimo myiza. Ubu umumaro n'ijuru nirira bareka ngo uyu muntu tumubuze twaba duhombe. Ijuru rizakubeshaho, yewe n'amabuye azameneka usigara uhagaze, abarozi Imana izabica, ariko wowe ubeho cyangwa bagutege bihinduka ubusa kugira ngo ubeho. Kubera iki? Hari umumaro ijuru rikubonamo. Kandi ndashaka kubibutsa yuko iyo Imana ibuze ab'umumaro mu isi bariho,
mu isi y'abariho. Imana iyo ibuze umumaro mu isi y'abariho, hari igihe iteza ingumba kubyara kugira ngo Imana ibone umuntu ishaka. icyo nicyo Imana ibaho umugisha. Ndumva turi gufashwa Uriya kugira ngo ubuzima bugende neza. Reka tumere nkaho tukomeze batagira ngo twavuye kuri topic ni kuri divayi. Reka duhe umukozi w'Imana pasiteri kugira ngo amere nkaho apfundikira ikiganiro, kuko ntakagaruka ntabwo twayimara kuva aho vino iherukira ishashya aho yavuze ko tubihanura agace tuvuga agace nabo twabiraje. reka rero n'ubundi numvaga mfite amavuta yo kuvuga kuri iyi divayi. birangize kabisa uvuge. urumva hari akabazo wigeze kubaza uvuga ngo mbese ngo mwemera nk'umukiza cyangwa sinzi ukuntu nabajije ngo ko Imana ivuze ngo abamwemeye bose yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Bene magambo ubushobozi bwikuye n'ubwo bifite, uriya Mana ifite ubushobozi ariko none imeze nk'aho ibyikuyeho aba muguhaye agapira. Ese koko umuntu ukwiye kwivana mu bana b'Imana cyangwa umuntu ntabwo we afite ubwo bushobozi Imana ikwiye kubumukuramo gusa? umuntu nta muntu wakwifuza kuva mu bana b'Imana, ahubwo Satani azana ibituma ava mu bana b'Imana. Ariko noneho twongera aka kantu, ahubwo yababikiye no kuzagwa kuri divayi ya kabiri. Abemeye kunywa divayi ya mbere nibo bemeye, kuko yaravuze ngo nuko ushaka kunkurikira yiyange yikorera umusaraba, niyo ya divayi. Noneho nongeraho n'akantu, si n'ibyo gusa. Mu gitabo cy'Abakolosayi ibice byaho 2 dusomye umurongo wa 11 Abakolosayi 2:11 haravuga ngo muri we ni namo mwakebewe, gukebwa kutari ukw'intoki, ahubwo ni ugukebwa kuva kuri Kristo, ariko kwiyambura umubiri w'ibyaha bya kamere, kuko mwahambanywe nawe mu mubatizo, kandi nimwe mwazuranywe nawe ubwo kwizera imbaraga z'Imana yamuzuye mu bapfuye. Komeza na 13. Kandi ubwo mwari mupfuye muzize ibicumuro byanyu no kudakebwa kw'imibiri yanyu, yabahinduranye bazima nawe imaze kutubabarira ibicumuro byacu byose. Ndashaka gusoma n'uwa 14. Rigahanagurwa rw'imihango rwaturegaga, ikarudukuzaho kurubamba ku musaraba. Ndashaka kuvuga aka kantu, uretse no kuba abana b'Imana gusa, yongeyeho no kutubabarira ibyaha, yongeyeho no kudukuraho urwandiko rwaturegaga. Satani yajyaga akora hari ukuntu umukirisitu aba amaze no kwihana, yaba agiye no gusenga, ageze mu nzira hakabaho ijwi rimwibutsa ko we wari umusinzi, wibuke ko ejo bundi wabaga mu kabari. Noneho Satani yakomeza kwimuza akavuga ati koko kabambona ntwaye Bibiliya baranseka, akahita yihisha. Ariko kuko dushaka gusobanurira abantu ko n'urwo rwandiko ko kuba warabaga mu kabari, iyo umaze kumwizera ukabatizwa iruguhanaguraho. Ko biravuga ngo natwe ubu ni Pawulo wabivugaga, nawe yarivugaga ati natwe ubwacu twari dufite tuzize ibyaha n'ibicumuro byacu, iduhindura kuba abana b'Imana kubera ko twihanganira kumwidiva ishaka bane data tuzurana nawe. Urazi no kureka inzoga yakuryoheraga, ibyo nabyo biri mu butwari bwo kwihanganira kunywa divayi ishaka ukanywa ku mazi gusa. Kandi urabizi ko umuntu nyine ahigira akayoga kahakiza. Kuzajya numva abantu. Noneho hari n'abandi umukozi w'Imana yakivuzeho kareti, iyo bageze i Kanani bahita bavuga ati ndwaye inzoka sinaba. Rero nuvuga ati nkamwe rukoro mu mubiri ukeneye rukoro. Ibyo by'umubiri byose iyo tumaze kubitahura tukavuga ngo no, ubu duhambanywe nawe, turabatijwe kandi tubaye abakirisitu, tubaye icyaremwe gishya, tubaye kuri tutaye gutangira urugero rwo kunywa kuri divayi ya mbere, kuko nta muntu uzanywa divayi ya kabiri atarabanje gukonja ku ya mbere. Bishoboka iyi divayi reka numve ko numvaga nageza aha, kuko ni byinshi twakomeza. Iya mbere ni isharira, iya kabiri ya mbere ni isharira, kandi iyo ya mbere ifite igikombe ingwerwaho. Cya gikombe yazavuze ngo nuko mumwere ku gikombe nawe rero arababwira ngo mwemere mwoza n'ibirenge, kuko ntari bwoza ibirenge wese ntabwo aba ari umwigishwa wanjye. Bisobanuye iki? Iyo ataza kuboza ibirenge ntabwo Petero ari kwemera kubabwira ngo mwumvambe mucuritse. Iyo ataza kuboza ibirenge ntabwo Pawulo ari gusubira i Yerusalemu ngo bajye kumuca igihanga. Anabyivugira. Biriya birenge ubundi bivuga ubutumwa bwiza. Yabambitse izindi nkweto zibamara ubwoba. Wenda ntabwo ariyo topic twariho, ariko ndashaka kuvuga kuri iyi divayi. Iyi divayi isharira abantu benshi batinye kuyinywa, kuko hari no kugira tekada abantu b'abarokore bafite ibyago. Jewe mbona ahubwo abadasenga aribo bamerewe neza. Ibyo se koko
ariko reka turebe Bibiliya yabisobanuye yavuze ngo abandi babanza divayi iryoshye bagaheruka ibiye none se wowe ari divayi Lazaro yabanje na divayi Nyamutunzi yaherutse wahitamo iki? wanahitamo ya Lazaro da hari umukozi kwitwa n'ibyo bisebe n'utwo hari umukozi Imana Dide yigeze kuvuga akantu aravuga ngo tuzambika umubiri utabona uwo mubiri rero ushobora kuzana igihe utagipfa ugiye kubabazwa cyangwa ukajya mu ijuru ugiye kunywa divayi ya kabiri watuzajya kwa Imana yagiye kumwigisha yavuze ngo ntabwo azongera kunywa ku mbuto z'umuzabibu ataricarana n'umugeni wakoye. Ubwo babanje kuyisangira isharira bazasanga mu bwami bwera iryoshye. Kuri divayi icyo nifuza kuvugaho ni uko divayi ya kabiri ntabwo izanywerwa mu isi. Iya mbere yo izanywerwa mu isi n'abantu bari kuyinyweraho mu isi kuko niyi mibabaro hari n'abatabisobanukirwa ibyo ari byo niyi mibabaro n'akaga ariko iya kabiri ntabwo tuzayinywera mu isi. Kandi iya kabiri abantu bazayinywa ni abamwemeye bakizera izina rye akabahindura kuba abana b'Imana bakanywa niyo yambere bakanihangana kuko ntibibaho ko umuntu ushaka kuba iya kabiri utanyweye iya mbere ntabwo bishoboka. reka mbasayikirire turashimiye abakunzi ba Birora TV ya Big Afro Sabune TV na Yada TV. Reka shimire abakozi b'Imana bari inyuma ya kamera ba Didier ba Andre n'abandi. Dushimire abakozi b'Imana baduhaye ijambo ry'Imana kuri divayi reka iraryoha niyo mpamvu ibyo bitangiye kuryoha ariko kuko amasaha dufashwa na burije reka tumere nk'aho tubisubika tuzagaruka ubutaha reka aho dusa umukozi w'Imana asenge tunabashimira mwese Imana ibaho umugisha kuko mwadukurikiranye rwose Imana mu ijuru ibaho umugisha kandi tuzahoreye mu ijuru mu izina rya Yesu tunywe iyo divayi duharanire kunywa kuri iyo divayi. kari umukozi dusengere kandi ndabashimire nanjye kubw'umwanya wanyu ndashimira n'abakozi bacu bazatumva. Reka dusengere muri iri jambo Petero ngageze kwa Tabita ngo amaze kwitegereza akababaro n'agahinda abantu bafite arahindukira intumbi ngarayihamagara intumbi yari yapfuye iritaba. Muri iri sengesho reka dusengane nawe uri kutwumva ibintu byawe byinshi byamaze kuba bloke byarapfuye. Reka nk'abakozi b'Imana dusabe uhindukire mu bitekerezo byawe urebe Kristo, dusabe Kristo amanuke abizure mu izina rya Yesu. Data mu izina rya Yesu dusengeye umuntu wese ufite ikiganiro ibyo byari byarapfuye dusabye ko bibohoka mu izina rya Yesu, dusabye ko bibohoka mu izina rya Yesu. Ni ukuri Mwami Imana uri mu ijuru turagushimiye kuko uri Imana ikibohora kandi na Lazaro amaze iminsi ine mwumva ntari yaratangiye kunukira abantu ariko imbere we yarataranuka ni nacyo cyatumye umuzura yongera kuba muzima nta n'igikomere afite. Reka ibintu byabo byongere kuba bizima, reka ibintu byacu byongere kuba bizima, reka wagure yongera bizuke bigere kure mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Amen.